Umubare w'abarwayi wiyongera buri munsi. Nko mu mwaka muri serivisi ya neurosurgery tubaga abarwayi barenga 700. Ariko ntibituma tutagira abarwayi nibura bari hagati ya 300 na 400 bagitegereje kubagwa. Kugira abandi bantu baza kudufasha cyane cyane inzobere nk'izi ngizi baziturutse mu bihugu byateye imbere biradufasha cyane. Biradufasha mu byerekeye mu bumenyi kuko bafite ubumenyi bwisumbuyeho, noneho bikanadufasha no mu buryo bwo kugabanya umubare w'abarwayi bakeneye guhabwa ubu bufasha. Ndi Dr. Muneza Severien, nkaba ndi muganga ukorera mu bitaro bya CHUK, nkaba nshinzwe kubaga indwara zijyanye n'indwara zo mu bwonko no mu ruti rw'umugongo, ibyo twita neurosurgery cyangwa se neurochirurgie mu ndimi z'amahanga. Yego, ubundi uyu mwuga wo kubaga izi ndwara mu Rwanda umaze imyaka igeze nko kuri 16-17, kuko mbere yaho nta baganga bari bahari bahoraho. Urumva uko ubuvuzi bugenda bwifata neza, abarwayi nabo ni benshi bagenda biyongera, kandi ni indwara nazo usanga harimo izoroshye kuvura, harimo izikomeye. Noneho ikindi gikomeye cyane nkuko nababwiraga, umubare ni munini. Kugira abandi bantu baza kudufasha cyane cyane inzobere nk'izi ngizi baziturutse mu bihugu byateye imbere biradufasha cyane. Biradufasha mu byerekeye mu bumenyi kuko bafite ubumenyi bwisumbuyeho, noneho bikanadufasha no mu buryo bwo kugabanya umubare w'abarwayi bakeneye guhabwa ubu bufasha. Umubare w'abarwayi wiyongera buri munsi. Yego, hari n'abakorerwa kuko nko mu mwaka muri serivisi ya neurosurgery dukorera abarwayi, tubaga abarwayi barenga 700. Tukize mu kigereranyo barenze 700. Ariko ntibituma tutagira abarwayi nibura bari hagati ya 300 na 400 bagitegereje kubagwa. Muri bo uburemere buba butandukanye. Ni ukuvuga ko umubare wo kugira ngo uzagabanuke ntabwo biba byoroshye, ariko igihe cyose habonetse amahirwe nk'aya ngaya umubare uragabanuka. Wenda umuntu ashaka kwibwira ati se uwo mubare dushyize wenda nko mu kwezi buri munsi tubaga abarwayi 5 ntiwagabanuka. Ntabwo ushobora kugabanuka kubera ko n'ubundi babiyongera. Ikindi kandi uburwayi bene ubu bwoko burihariye kuko hari aho bisaba kubaga amasaha menshi. Urugero natanga ni mu barwayi kwa turimo gukora muri iyi minsi, hari nkaho usanga umurwayi yihariye umunsi wose. Murumva rero yuko hari ingorane cyane cyane kugira mu mubare ugabanuke. Batubwira imiterere y'indwara zo mu mutwe mukunze kubaga. Reka mpere kuzikunze kuboneka. Izikunze kuboneka cyane cyane izijyanye n'impanuka. Impanuka, abantu bakomeretse bakaza kuva amaraso mu mutwe cyangwa ngufa y'ubwonko y'umutwe akangirika, abo ni bakunze kuboneka. Bo ni buri munsi dushaka gukora nk'abarwayi 3 cyangwa 4 buri munsi. Noneho hakabaho indwara zivukanwa cyane cyane mu bana. Hari abo usanga uruti rumwe rutifunze neza tubyita spina bifida, hari abo usanga baravukanye amazi menshi mu mutwe tubyita hydrocephalus cyangwa hydrocephaly. Abo ngabo bakeneye kubonerwa nabo ubufasha hakiri kare. Noneho hakaza n'izindi ndwara zizana buhoro buhoro nk'ibibyimba. Ibibyimba byo mu mutwe. Tuvuze ibibyimba ntabwo akenshi ntabwo dushaka tuvuga ibibyimba bira bizana amashyira, nubwo nabyo bihari, ariko akenshi ni ibijyanye na kanseri.
ibyo bijyanye na kanseri rero baba bahari benshi kandi bagasanga ari mu kuvura usanga bifata umwanya munini. Mubona icyo kibazo cyo kuba abarwayi bashobora kuba kwiyongera buri munsi babagwa bakaba n'ubundi wenda baba badahagije kugira ngo birangire cyakemuka gite? Ubundi ikintu cya mbere ni ukuvuga ese hari ibintu byinshi umuntu arebamo. Icya mbere umubare w'abaganga ni muke cyane. Nk'ubu ngubu barimo gukora mu gihugu bashinzwe ibingibi ni 5 kuri miliyoni 16 z'abanyarwanda, kandi ubundi nibura umuganga umwe yagumye ko ashinzwe nk'ibihumbi 20 by'abaturage. Urumva rero hari intera ndende. Icyo ni kimwe, ariko ikindi n'ubushobozi bwo gukora ibyo nakwita infrastructure, no kuvuga ibikorwa remezo none hakongeraho n'ibikoresho nabyo ntabwo bihagije. Urugero nabaha nkangaha turya, ariko no mu bindi bitaro nuko usanga umuganga adafite umwanya uhagije wo kubaga kubera ko aho kubagira hatahagije. Urwo ni urugero. Si naho kubagira gusa, hari naho kwakira abarwayi, abamaze kubagwa cyangwa se n'abatarabagwa. Izo rero ni ibikorwa remezo nabyo ntabwo bihagije. Ubwo rero nicyo cyagombye gukorwa, nicyo cyagombye kugira ikintu gikorwaho kugira ngo ababikora ariko naho bakorera. Mumaze imyaka igera kuri 10 n'ingahe mukorana na Rwanda Legacy of Hope, ko byabufashije iki mukoranye? Rwanda Legacy of Hope ndumva tumaranye, nubwo hajemo ikibazo cya Covid, ariko ngira ngo ntabwo haba hari munsi y'imyaka 5. Iyi ni inshuro, ngira ngo ni inshuro ya 4 twongeye guhura. Twari dufite gahunda yuko twajya duhura nibura nka 2 mu mwaka, ariko mu gihe twakagumye kubishyira mu bikorwa mu gihe gishize haje n'icyorezo cya Covid, twaheruka guhura muri 2019. Biradufasha cyane, biradufasha. Hari ibyo tubigiraho byinshi, hari uburyo bwo kungurana ibitekerezo, nabyo hari ibyo nabo babona inahangaha bafite inyungu. Abaganga rwose muri Legacy of Hope dukorana neza, kandi ni ngombwa, ni byiza ko twakomezanya.